rekera aho ngaho. Mfite ibibazo byinshi bitanyemera kugira ibindi bibazo mbazo. Ushaka ibyo nabyigarira. Ahubwo se bayiga. Kumva ijwi rya sare wabaye. Ubwo nongeye kunywa za nzoga zawe. Namwizoga iki? Nyine namwe n'amazi akonje nasaba. Amazi arasara. Ndi kubaza inzoga sinywa z'amazi. Boss, twaba turi kwitwara nabi njye n'abakozi bandi. Kabiri mu mpenda tameze neza. Ibyo byibari secrete. Ni nta kibazo mbafite. Ahubwo ndumva nta kintu kidasanzwe uraje kumbwira. Wasubira mu kazi kawe. Hagati aho ukiri hano maze iminsi nza mu kazi asanga abandi bakozi ntibarahagera. Ubwo na manager na secretary wanjye mubwire ko namutumye nta muntu ushaka ikirego cy'abakozi mu kazi. Sinzige nongera kubona ntangana. Basi ndabyiga mu kazi. Ntabwo byigaho ndamutumye. Ujye kubikemura. Amen. Hari ijambo nkunda rijya rimfasha nshingiye ku byo mukuru wanjye avuze Imana ishimwe. Ijambo riri muri Mariko 11 umurongo wa 24 haranditse ngo nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima mwizere yuko mubihawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Ngibyo mushyizeho umutima mwakire yuko mubihawe. Imana ishimwe. Haleluya. Tala biniwa tazana bini yo Yesu ndakumva mwami Yesu ndakumva. Asimva ukuntu Imana imbwiye. Haleluya. Imana irambwiye ngo saba ikintu ushaka. Haleluya. Imana yo mwijuru irambwiye ngo yisabe icyo ushaka. Haleluya. Ndakumva mwami Yesu ndakumva urahahana. Yo Yesu. Haleluya. Ari hano urakoze mwami Yesu. Urakoze kunajya amahirwe yo kugusaba. Ari hano zigashimukira nagira ngo nunyumva ari kumbwiye neza cyane. Nagusabye urubyaro igihe kirekire. Mana reka bimugushaka wowe wese namwakira. Urakoze ko nanjye nyemereye Kristo. Haleluya. Haleluya. Urera kumva. Mwuka wera manuka. Mwuka wera manuka. Mwuka wera manuka. Imitima yacikire. Ababyeyi baragukeneye. Abakobwa baragukeneye. Abagabo baragukeneye. Imitima yacikire. Haleluya. Amen. Mana turagushimye. Turagushimye ku bwasiya. Yuko mubwiye ngo saba icyo ushaka. Mana wacyumvise icyo gusaba. Ndagushimye kubw'ikihe kirekire amaze azenguruka ubutayu. Yuko wumvishe gusenga kwe uyu munsi. Agushimye ko uyu munsi utaduteranyirije ubusa. Turagushimye mwami Yesu.
n'izina rya n'umukuru wanjye ndamukweretse kugira ngo umurengere mwami kongere kuziburinda zacu nawe umugirire neza umugenderere umurwanye intambara zikomeye kandi umugirire neza umuhe guseka urakoze mwami Yesu narakubonye umajoviya narakubonye umatsinzi narakubonye umamora mwami ubu nanjye ndaheka ubu nanjye ndonsa ndagushimye Yesu ko nawe ababyeyi ugiye kubageraho wahe icyubahiro mwami wanjye amen 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 haleluya 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 amen amen Yes. akazi nagakoze neza byagenze neza neza Kandi usubirangiza ariko Jessica ari umuhanga kabisa umutegaciro ku muntu muri kampani naza kunyuza amaso bose mwese umeze neza ku muntu utari kugenda neza kubijyanye n'iki ndabona gukora akazi neza ntibiri kukica akazi harimo no gukora akazi nawe neza ubuye niko mbabwo mutishimiye ubwari n'izambere ibyo byose mukagira ikibazo nebyose amusore kuba mwese mwizina n'umusore ariko biranye ndi umwana mwiza mu kazi ariko n'uwanze y'akazi nyine nakora umwana mwiza so uramutse unyemeye wambwira nta kibazo nakuba hafi Jessica Campus. Mom said games. Yeah, nibyo. Umwana mwiza ndangirakazi. Hanyuma se Jessica. Nyuma y'akazi wabona akanya dusangire campus. Yeah. Okay. Dusoza akazi turavugana. Thank you. Salamu. Yewe urafimviriye mu ntebe z'umwana wanjye yabiriye icyuya uranezerewe nta soni birimo kunshigisha umutima wanjye ubu rwose nirusoke irimo iransokora niko mukobwa bagushimye kwirukanka nawe nuko
urenga iwanyu nta n'isoni ndakubaza waje uje kumunga ibyo utaruhiye uraje uje munga dore ukungana mbese muko ndakubona ndabona ibuno n'ibuno itama n'itama ni mama shenge dore n'ibere byose ryanganye hari uwo ryonkeje se nibura ngo bumve mfite nibura bacyabitama baza bamfata ingutiya hutaza utuntu imyaka 3 ntacyo uribwira ubwiherero hariya urabwujuje dore n'uwo twujurije ubwiherero hariya musarani urawuzuza umunsi ku munsi urarya imitsi y'umwana wanjye nta n'isoni ni wese hari usakuzi bavuze uje gusahura umwana wanjye niko nyirantu barabivuze kuko nyineza abakobwa bariho ubu ngubu ikibagenza cyamaze kumenyekana nawe unamaze kubibona ubusha gusubiza umwana wanjye hasi ibyo yavunikiye byose urangiza uterure ushyire siko na nyoko ubashyire ujyane iwanyu nuko bajye gushisha we mvugira urashaka kuko mbwira koko buriya hanyuma Jessica impamvu nakumvishe nk'uko wakomeje kubimbaza mu rugo rwanjye ntabwo meze neza ngira kuba mfite stress zo mu kazi ariko niyongeza mu rugo aba ari induru ninjira mu rugo ngiparika muri parikingi umugore akansakaza induru akambwira nabi akagira gute kandi nyiriza nta n'ikintu tuba turi gupfa tuba dupfa ngo nta masaha akuze kandi mba ndi mu kazi tubisiga undi bintu byo gusohoka wenda kereka nimbijya muri turudaje ko cyane ko nkiri muto ntigeze mbicamo ariko muri iyi minsi rwose mba ndi focused ku kazi nta kindi kintu mba nitaye ubwo ariko na kwa kundi nyine n'umugore n'umugabo twagera mu buriri tugiye gukora akabariro namukora gutya nkabona biranze ari kuntera umugongo ariko ambwiye ko wambera umwana mwiza niba ushobora no kubambira umwana mwiza ntekereza ko ibyo nakubwira byose wambikira iwawe ntabwo nakabaye nganira ibintu iyo ngiyo n'umukozi wanjye ariko niba wampaye avantage yo kugira ngo ukubwire ntumufate nk'abandi bagabo ntumufate nabi sibyo kubw'ibyo rero niteguye kugira inshuti hanze y'akazi Boss cheers. Arazia mu maso erega buriya njyewe najyaga mubona boss wanjye umwanganya sinzi najyaga mubona nyine uje mu kazi babonye bavuga ngo ari mu birambaje mama nagusabye ko nyine no hanze y'akazi twakibera inshuti nta kibazo wenda nande bikomere inshuti boss uzi ko uri umugabo mwiza Imana imama yirwe nyine yo kuba nyine wamitamo ariko kubera umugore mwiza no kubyarira nazamwitaho birenze ukazava mu kazi ngakoza ibirenge n'amazi ashyushye n'agasume mva nkagwakera kumva ndagutera umugongo babyihoreye njya ndwara umugongo nkagira ngo gutwara imodoka cyane ariko ntabwo bikora siporo n'izi umugabo agomba gukora n'umuntu buriya reka mubwire nyine aya mahirwe nawe yamuhombye ariko nyine uri umugabo mwiza uvuga neza uritonda ntabwo nyine nibaza ko ibyo bintu byakubaho nizo stress umaze iminsi mbona nayo ndi mu kazi none se ko nazi kumara erega nanagukora n'akamasari uretse uwo mugore wareka kugukora amasari
ibyo se ubundi abagore babikora abagabo babo? ampaye inka noneho buriya reka mubwire boss nyine naragukunze bitewe n'ukuntu witonda nyine umfata neza umembera kugiye unanyubaha na sekreteri wawe njyewe umaye ayo mahirwe matoya nagufata neza nkagukora wazajya uva ku kazi nkagukora massage usundi waretse nkakubera inshuti ya danje hanze niba ari uko yize hanze ikinyarwanda cyawe kirapfuye ukama amahirwe matonya okay amahirwe matoya ya sorry boss abo nzi niba wibuka ko nakubwiye ko n'ababyeyi ari we mama kamama twamahiri ntabwo nakurariye ijoro nta gise nakugiriyeho n'ikindi gihe ntuzongere kumbwira urica dore rwose urarambuye umwana wanjye yagiye guhangayika ari mu mirimo aracyari ku kazi uragatinya akoma n'ubwo nanjye ndamukunda ni rwa rukundo rwa mpabyirire ni rwa rukundo rwa mpano hasigaye uti she umwana wanjye akajya kwangara nanjye nkajya kwangara ntabwo waje usanga mu rugo rwuzuye ndakubaza urabyuka se wajya kwicara wicaje kubera icyo ushaka kwicaramo wimbihiriza ubwonko wimbihiriza ndakubaza ariko ubundi nsubiza ikibazo kimwe ngiye kukubaza nawe uzasohoka ngaho ujya kwangara kwa kangara mbwira umunsi ntuntegereje ayewe data we yewe mana we akoma urambwira none ngo nsohoke njye ujye kwangara ntuzi ko mbona aribyo ushaka ahubwo kugira ngo ukorere umwana wanjye urambwira ngo nsohoke njye Yewe tata we arafinina disi warimo arafinina ego imyaka urugo runanirwe kunguka tubure icyo cyakungura urugo hano urambwira uke ndagira ngo nkubaze uzava hano ryari icyo nicyo kibazo nshaka kunsubiza ariko umuhungu we ndamukunda kandi nawe arankunda baba we ngo uramukunda we uje kumumunga wa mungu we sha nzarebe ko uzabyuka aho ngaho sha nzarebe ko uzahabyuka akumara aracumuye akumara nawe ndazira kutabyara koko ukora amasondo weruka gukora massage neza bajya babigukorera mu mugongo nyine bakagukanda neza ushobora gukora massage neza inzara oya ni duto ni inzara zanjye si uko bireba umubwiza ate yaba ariko nzibyo kwa nafasha n'umuntu twongera tukaganira niyo ukuntu uri imboga ku mana abagore barya neza we uzuma ayo mahirwe bose wazajya uhora useka buri munsi nawe kunze kuba umukobwa mukuru cyangwa umukozi ni imyaka tumaranye myinshi wowe nta boyfriend ufite aho ushaka kubaka nawe umuryango yego komanda reka bose njye nta boyfriend ngira hanyuma usura icyo kubona umukobwa mwiza kandi uzi ubwenge
kandi abagabo benshi bo hanze aha bakunda abakobwa bazi kwishakishiriza, ufata saleri nziza, uri umunyamashuri, habura ikintu ko utabishaka. Bose nyine na boyfriend mfite nta n'uwo nsabwa pe. Kereka nyine umpaye nakemera kuba umugore wa kabiri wawe. Wese kandi nawe ugiye kure cyane. Umugore wa kabiri kandi. N'uwa mbere akubwira ko bitameze neza. Kandi ngiye nyine nabimeze neza. Rega ngiye narize sheri kandi nize hanze. Oh sorry boss. Bariga kuba naguha umwanya ngo tubone n'undi twicaye tukaganira. Nta kindi ntabwo hari n'undi byose nabiguhaye. Oh my god. Jessica. Meze neza. Boss, ntabwo meze neza. Ariko stop it, ntabwo kumita boss. Nitwa Nicholas. Sonde ntabwo wabyumva ko numva mfite ibyiza. Hano mu chambre n'umva naniwe. Naguhamagara umwana akagufasha. Akakuryamisha nta kibazo. No. Ndashaka kumwerekeza amazina. Usinze mu kanya kangana gutya se? Nari nzi ko ushoboye inzoga ebyiri. Ntabwo mbimenyereye subiza ko mba ndi mu biro. Kandi gisohoka sometime. Niyo mpamvu nyine nshaka kuba nabonye inzoga. Ntukice akazi kubera inzoga. Okay, reka nkurikize nta kibazo. Niyitaji dutererana wa